Abaturage barenga 230 bo mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana basuye umuhuro w'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu uherereye mu karere ka Nyagatare. Bavuga ko amasomo bakuyeyo agiye kubafasha kurushaho kunoza imitangire ya serivisi no gukorera abaturage neza. Uru rugendo rwabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora, rwahuje abayobozi bo mu nzego z'ibanze, abikorera, abavuga rikumvikana n'abaturage basanzwe. Basuye ahantu hafite amateka akomeye y'urugamba rwo kubohora igihugu, harimo Kagitumba, aho urusaku rw'isasu rya mbere ryumvikaniye ku ya mbere Ukwakira 1990, Gikoba ahiswaga santimetero, umugezi w'umuvumba ndetse n'indake ya perezida yakoreshejwe n'uwari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame. Nyuma yo gusura ayo mateka, abitabiriye uru rugendo bavuga ko bibukijwe indangagaciro zaranze inkotanyi zirimo ubwitange, gukorera hamwe, gukoresha neza ubushobozi buke no gushakira ibisubizo ibibazo byugarije abaturage. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuga ko amasomo bakuye muri uru rugendo azabafasha kurushaho kwegera abaturage, kunoza imiyoborere no gutanga serivisi zinoze. Naho abikorera bavuga ko basobanukiwe neza uruhare rwabo mu kubaka igihugu binyuze mu gutanga serivisi nziza no gukora kinyamwuga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwurire busobanura ko uru rugendo rwateguwe hagamije gufasha abaturage kongera gusobanukirwa amateka y'u Rwanda no kuyigiraho amasomo abafasha guhindura imyumvire, kurushaho gukora neza no kurangwa n'indangagaciro zirimo ubunyangamugayo, disipurine n'ubwitange. Bagaragaza ko intego atari ukwiga amateka gusa, ahubwo ari ugukomeza kuyubakiraho, aho buri muturage asabwa kudasinda amahoro igihugu gifite, ahubwo agakomeza gukora cyane no kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda.